tugiye kwandika indirimbo, twandike filime ndetse twandike na komedi, kandi byose turabyandika mu munota umwe gusa. Mbere yo kugira ngo dutangire, kanda subscribe, ukande like, hanyuma unyandikire aho muri komenti icyo nzagukoreraho ubutaha. Nta kindi turakora rero, uratangira ufungura application yawe ya Chrome. Urafungura Chrome cyangwa se indi browser ufite muri phone yawe, hanyuma numara gufungura Chrome nta kindi urakora, uraza hano ho basacingira cyangwa se bashakishiriza, nurangiza uraza wandike. Nkwibutse gukanda like kugira ngo iyi video igere kure, wibuke no gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi video. Nurangiza uraza wandike iri jambo, urandika chatgpt.com. Nukuvuga ngo iyi ChatGPT ni AI idufasha kwandika filime cyangwa se idufasha kwandika ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Iyi AI ushobora kuyibaza n'ibibazo, urugero ukayibaza nk'ikibazo cyakunaniye, iyi AI ibasha kugusubiza, nubwo hari bimwe na bimwe bitagenda neza cyane 100% gusa akenshi iyo uyibajije mu cyongereza igusubiza neza cyane 100%. Gusa iyo uyibajije mu kinyarwanda hari tuntu tumwe na tumwe nyine itari ya updatingwaho mu kinyarwanda. Ururimi rw'ikinyarwanda nyine ntabwo irwumva neza cyane, gusa nyine iragerageza cyane. Urayiha ikandika cyangwa se wowe ukayibaza ikibazo, ubundi ukareba niba hari amakosa arimo ukayakosora, gusa akenshi nta makosa akunda kubamo. Nta kindi uzakora rero, uzashakisha, numara gushakisha uzaza kwande haranditse login, ubundi uroginge. Numara kuza hano numara gukanda kuri login bazakubwira ngo uhitemo urakoresha email cyangwa se ukoreshe nimero ya telefone. Noneho hano icyoroshye, akenshi twe ndakeka umuntu wese uri kureba iyi video nta muntu utagira email. Niba utagira email ubwo ntabwo akabaye kuba uri hano kuri YouTube. Nta kindi urakora rero, uraza uhitemo email yawe, hanyuma numara kuyihitamo uraza uyihitemo. Numara kuyihitamo urayikandaho, ukikanda barahita baguhingutsa ahantu hameze gutya, bahita bakubwira ngo sign in to open AI. Urahita uza hano ukande hano handitse continue. Nukuvuga ngo hano ahangaha turaba tugiye gushyiramo email cyangwa se turaba tugiye gufungura account. Turahita tuhakanda, tukihakanda urabona hano barahita batubwira ngo twandike amazina ya account yacu, dushyiremo n'amatariki y'amavuko cyangwa se ushyiremo ibintu ushaka. Hano uraza wandikemo ikintu cyose ushaka. Nurangiza urahita uza hano ukande agree. Urahita ukanda agree. Hano nyine dufunguyemo account. Noneho AI yacu urabona ko yafungutse. Noneho ikintu tugiye gukora ni iki? Reka duhere wenda urugero ku ndirimbo. Ahangaha niho wandikira. Hano niho wandikira ukayibaza ikibazo cyose ushaka wanayibwira ikakwandikira ikagukorera website, cyangwa se ukayibaza nk'umuntu wigeze kubaho kera iragusubiza. Noneho reka tuyandikire. Ndashaka ko unyandikira, reka tuyibwire wenda urugero, ndashaka ko inyandikira sibyo wenda film. Ndashaka ko inyandikira film. Hano wenda ari nka shorts movie, ari filime ngufi ya nyine, wayibwira ikakwandikira filime ngufi. Niba ari y'urukundo, ndayibwiye inyandikire filime y'urukundo. Urabona ndayohereje. Nkiyohereza dore amagambo ahisaze. Irambwiye dore urugero rwa filime y'urukundo. Urabibona, ndakeka uri kubibona. Mu rukundo rutavogerwa. Nuvuga ngo urukundo nyine rutavogerwa. Bya bindi nakubwiye nyine, hari ikinyarwanda nyine ibitumva neza, biba bisaba nawe ubwawe nyine wisesengurire, gusa akenshi ntabwo ari byose nyine. Dore filime twandikiye noneho. Gisa na Irakoze.
Gisana Irakoze ni umusore muto utuye mu gace kari kure y'umujyi, akaba afite inzozi zo kuzaba umuhanzi w'umuhanga, ariko mu rugendo rwe rwo gushaka amahirwe yo gukabya inzozi ahura na Aline, umukobwa w'umunyabwenge utuye muri Kigali, uri ku rugendo rwo kwiga mu mashuri makuru. Aho bahuriye bwa mbere, urukundo rurerure rutangira mbega nyine ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Nawe nyine urareba ukagenda ukagira ibyo ugenda uhinduramo. Bitewe n'uko nyine ndi gukoresha telefone ntabwo ndi kubireba neza, bisa naho biri kure, niyo mpamvu nyine uri kumva ntari kubisoma neza cyane. Nawe nyine hari utuntu ugenda uhinduramo dukeya cyane, gusa ntabwo aba ari byinshi, nyine ni dukeya cyane. Ntabwo biba bimeze nko kwicara ugafata ikaramu ukandika filime ivuye mu mutwe wawe. Ndi kuvuga ngo iyi AI usa n'uyiha igitekerezo, urayibwira ati nyandikira filime y'ubuzima bubabaje, nyandikira filime y'ubuzima bwiza, nyine uyiha igitekerezo nayo ikakwandikira iyo filime. Rero nawe nk'umuntu uzi ubwenge ugira ibintu ugenda uhinduramo. Noneho hano reka tuyibwire, ndashaka ko unyandikira indirimbo y'ubuzima busanzwe. Urabibona, ndayibwiye inyandikire indirimbo y'ubuzima busanzwe. Hariya twayibwiye twandikire filime, yayitwandikiye. Noneho ndayibwiye inyandikire indirimbo y'ubuzima busanzwe. Mwibutse ko iyo hano ikwandikiye nk'indirimbo cyangwa se filime ugasanga ni ngufiya, noneho urayibwira ndashaka ko unyandikira filime ndende. Nyine ukayibwira nyine ubusa naho uri kubwira umuntu nyine. Uko wabwira umuntu ugakwandikira filime nayo niko yibwira. Dore uko imbwiye, dore urugero rw'indirimbo ivuga ku buzima busanzwe. Uburyo ubuzima bumeze, dore injyana. Iyi simbwira injyana ni Afrobeat na Pop. Urumva nyine niba ari beat nyine twayikora muri Afrobeat cyangwa se tukayikora muri Pop. Urabona ko iyi AI iri hejuru cyane rwose. Iyi AI iri hejuru cyane. Ibaze ko na Google ubwayo itangiye kugira ikibazo cy'iyi AI, bitewe n'uko Google nyine iri kubona iyi AI iri gukoreshwa n'abantu benshi cyane ku isi. Ikoreshwa n'abantu benshi cyane ku isi. Ibaze ko iyi AI no mu makaminuza ariyo bakoresha cyane. Mu makaminuza nyine amenshi cyane niyo bakoresha bari kubaza nk'ibibazo cyangwa se bari gutanga nka examen. Iyi AI ibaze ko ariyo bari gukoresha. Guys, iyi AI ifite ubwenge butabaho. Ifite ubwenge butabaho kabisa. Wenda urugero dushobora nko kuyibaza ese mu Rwanda ni iki giteye ubwoba kigeze kubaho? Iyi AI nta kindi gihita kiba, ihita igusubiza. Cyangwa se ukayibaza mu Rwanda hatuwe n'abaturage bangahe, cyangwa ukayibaza mbese perezida w'u Rwanda ninde, byose ihita igusubiza. Ndayibwiye ndashaka ko unyandikira na comedy. Hano ndayibwiye inyandikire comedy. Noneho reba uko yisi mbwira, dore urugero rw'inkuru ya filime ya comedy. Wabibonye? Ndakeka mwese muri kubibona. Ibibazo by'abaturanyi. Ni ukuvuga ngo hano comedy nyine yisi tubwira ko comedy ishingiye ku bibazo by'abaturanyi. Ndakeka uri kubibona neza cyane. Comedy ishingiye ku bibazo by'abaturanyi. Urugero, noneho reka turebe. Ni ukuvuga ngo comedy itangirana n'umuntu bita Rugwiro. Rugwiro ni umugabo wo mu myaka 30 utuye mu gace gatuwe cyane n'abaturanyi badasanzwe. Rugwiro yibwira ko ari we wenyine ufite umutuzo, ariko ntibyatinze
ngo amenye ko atari ko bimeze. Ndakeka muri kuyibona nyine ikwandikira story nziza cyane, ikwandikira story imeze neza cyane, nawe nyine uhitamo okay noneho ndayibwiye murakoze cyane bitewe nuko inkoreye akazi ndayishimiye. Noneho reba ukuntu yahise nsubiza murakoze cyane, niba hari ikindi ushaka kumenya cyangwa gukora ndahari ngo nkufashe. Wabibonye guys, aka kantu nyine iyi AI nkimenya rwose naravuze nanjye nk'abantu banjye nyine ngomba kuyibaha namwe mukabasha kuyimenya ikababyarira inyungu. Kora subscribe tujye tubana.